Mu karere ka Kamonyi umukobwa w'imyaka 14 yishateye icyuma umusore w'imyaka 15. Umwana yavuye mu rugo afite icyuma, niba ari byo yari yagambiriye ntabwo mbizi. Aragenda akimutera mu hagati mu bandi bana, arakimutera gikubita hano ku mutima kwibeye ibumoso. Umwana w'umuhungu w'imyaka 15 wo mu karere ka Kamonyi yapfiriye ku kigo nderabuzima cya Remera Rukoma nyuma yo guterwa icyuma mu gatuza na mugenzi w'umukobwa w'imyaka 14. Bikaba byaravugaga ko byaturutse ku mirwano, gusa ntabwo ariko byagenze kuko umubyeyi wa nyakwigendera yavuze ko umukobwa yavuye iwabo ava afite icyuma mu ntoki ahita agitera uwo muhungu amusanze mu bandi aho bari bicaye, nuko ajyanwa kwa muganga apfirayo. Nta nubwo barwanye rwose, ari ku cyumweru bari umwe yari ku muhanda ari kumwe n'abandi bana iruhande rw'akamesero ahantu bavomera amazi. None uwo mwana w'umukobwa aturuka mu rugo amusanga ku muhanda yicaranye n'abandi, abahita mutera icyuma. Rero batongana nta nubwo bigeze barwana rwose, ntabwo natwe tubizi cyari muteye ntawe ukizi kuko ntabwo bigeze barwana ntibanatonganye. Aya mahano yabaye mu masaha ya saa moya z'ijoro tariki 31 Kanama 2025 mu mudugudu wa Rubare, akagari ka Gishyeshye, umurenge wa Rukoma, mu karere ka Kamonyi. Nyuma y'uko ayo mahano abaye, uwakomerekejwe yahise ajyanwa kwa muganga aza gupfirayo. Nyakwigendera yitwaga Bizimungu Olivier, yari afite imyaka 15 kuko yavutse mu mwaka 2010. Amakuru aturuka mu baturage avuga ko uyu mukobwa yitwa Mahoro Sandrine akimara gukora ayo mahano yahise ajya mu rugo arikingirana, agaragara nk'uwahungabanye. Ubuyobozi buhagera bwaje kumusanga aho yari yikingiranye, ariko afungura umuryango maze ajyanwa kuri sitasiyo ya polisi y'uwo murenge, ari naho afungiye mu gihe iperereza rigikomeje. Uwo mukobwa wakoze icyaha nawe yarurunganurwa nyakwigendera kuko yavutse mu mwaka 2011 akaba afite imyaka 14. Umubyeyi wa nyakwigendera witwa Nigena yabwiye Isaniro ko nubwo umwana we yakorewe icyaha, we n'umuryango w'uwo Mahoro Sandrine babanye neza, ndetse akeka ko uwo mwana yaba yaratewe n'imyuka mibi kugira ngo akore ibyo bikorwa byo gutera ibyuma. Amakimbirane rwose ntayo, twari tubanye ariko nta kibazo. Kurwana ntabwo barwanye. Afite 15 yavutse 2010. Iyo yararangije amashuri hasi ntabwo yigeze yigese, ntabwo yigiyemo. N'ubukene bw'amafaranga kwakorwa n'abafite imbaraga. Ngo yakoraga amatini rwose, yirwaga mu rugo agahinga cyangwa se agafasha abandi bene nyina aho bakoraga kunza akagenda akabafasha. Ntabwo bari bigeze barwana rwose. Ingabire Janvier wiganaga na Sandrine yavuze ko ubusanzwe uyu Sandrine yarazwiho kugira imyitwarire mibi ku ishuri, aho ngo yari n'umuswa kuko yarangwaga no kwiyenza bagenzi be, akaba yaranakundaga gukirana na bagenzi be. Yari umuntu urujagaraye mu ishuri, utamenya ibyo nyine, ahora yiyenza ku bandi banyeshuri, tukiga warangaye nyine utamenya ibintu arimo. Yari umuswa nyine kubera nta kintu yitaga. Uyu nyakwigendera yari bucura mu muryango w'abana 5 n'abana ba Nigena na Nsengiyera, ukaba ari umuryango ukora ubuhinzi mu murenge wa Rukoma, akarere ka Kamonyi. Uyu mwana w'umuhungu yari yaravuye mu ishuri, ababyeyi be rero bakaba basigaranye intimba ikomeye. Uyu muryango mu busanzwe nawe mu buzima bubagoye kuko naho batuye habateye inkeke, kuko munsi y'inzu yabo hacukurwamo amabuye y'agaciro. Inzu yabo ikaba iri mu manga, bakaba bifuza kuba bafashwa. Twasuza twihanganisha umuryango wabuze ababo kandi uwitahiye aruhukira mu mahoro. Imyugariro Business Media ni kampani y'ubwubatsi yubaka amazu y'ubwoko bwose, aho ibafitiye abakozi b'inzobere, aho mufatikanyiriza hamwe mu gukora inyigo y'inzu yawe wifuza, ndetse bakakugira inama n'uburyo wakubaka inzu nziza kandi bitagutwaye amafaranga menshi. Iyi kampani kandi ibubakira ibisenge by'amazu yanyu ikoresheje imashini kabuhariwe mu gusakara no gufunga imbaho, ndetse no kubasakarira amabati neza, hehe no guhondesha inyundo. Ikindi kandi ni mutugane tubereka amabati y'ubwoko 24, aho tubafasha kubahitiramo amabati meza ajyanye n'inzu yawe, tukabajyana mu ruganda mu rwego rwo kwirinda ya mabati acuye imburagihe, aho tubahitira nk'amabati arambana umucyo, ndetse byaba ngombwa tukabaha garanti. Babandi mufite amabati yacuye bituma igisenge cy'inzu yanyu kigaragara nabi, ntimugire ikibazo ko bafitiye amarangi ajyanye n'amabati, ndetse n'amamashini kabuhariwe mu gupuriza amabati yanyu ku buryo inzu yawe isubirana ubwiza, ndetse ugahitamo ibara ry'amarangi bitewe n'uburyo wifuza igisenge cy'inzu yawe. Tubakorera inzugi n'amadirishya bya metalike mu bwoko bwose. Kubifuza kugura amazu n'ibibanza ndetse n'abifuza kugurisha, mwese muhawe ikaze. Tubestarira kamera z'umutekano ku
mazu yanyu naho mukorera na ya matara yirukana ibisambo ndetse n'abandi bavogera inzu yawe nijoro. N'abifuza gukora studio zikora indirimbo z'amajwi ndetse n'abandi bifuza gukora studio z'amateleviziyo ndetse na radio, tubakorera amadesign y'amastudio ndetse tukabakorera na sound proof ku buryo amajwi ndetse n'amashusho bigaragara neza. Imyugariro Business Media ikorera mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Kicukiro, mu Busanza, iruhande rwa Centre de Santé, kuri etage hari kuri nivo yo hasi ku muryango nimero ya 3. Naho ku bari kure mudashobora kuhagera, mwahamagara kuri 0788746442 cyangwa se 0786151542. Ni mutugane tubasanganiza urugwiro, kubakira n'iryo shema ryacu.